nakuze nkunda. And then we'll be back. Break up. Cyabaye niba ari we waruvuyemo niba ari we urakunda ukababara mbona mu Rwanda urenze nyandi Bumuntu. Alright, yep, Nitwa Fred at the table, and this is the table talent. We try our best to reach everywhere, home houses, kumihanda hari hose ubundi no tugahora n'abantu batandukanye. Today I'm with a talent. I guess what? She can't talk, but she can pray. Alright. Yitwa Villa Nadia, nitwa Fred. Nadia, umeze ute? Urakomeye cyane. That's a camera. Twishimiye kugera iwanyu, twishimiye no kugera iruhande rw'impano yawe. You are very talented, and we try our best nyine kugera kuri umuntu wese. So ikituzanye hano nyine no kugira ngo tumve impano nyirizina, hanyuma noneho ubundi the supporters cyangwa se wenda abantu babikunda bakanezerwa. That's our mission. Nadia n'umuntu ki mu musanzwe nyuma y'umuziki, nyuma ya gitari. Ongereje. Ya no mukobwa w'imyaka 19. Wize multimedia, ayisumbuye nize heg, akaba ari umucuranzi. Nadia acuranga biri professional, harahacurangira ku buryo wenda umuntu yavuga ati ahanga ni Nadia ba? Ntago mvuga ngo harahacurangira, akorera mu rugo kwako nyine. Ntago nyine ndabigira professional, gusa nibyo nshaka gukora mu buzima busanzwe. Kandi unabikunda? Anyway, Nadia yatangiye gucuranga ryari mu buzima gufata kuri gitari? Natangiye 2021. Kuko nigeze 6e muri vacances. Hama bari byo ntangira kubikora kuko naririmbaga gusa ndavuga ati nagiye gucuranga byo. No kuvuga ngo usibye gucuranga no kuririmba aririmba? Yego. Oh, that's amazing. Twe tuzi ko Nadia acuranga gusa, but the things is aranaririmba. So Nadia, ni kiri kintu cyaguteye kuvuga ati wenda reka mpitemo gitari, wenda simitemo gutwara imodoka cyangwa iki, bavuga ati reka mfate gitari? Ni cyo kintu cyaguteye? Hari umuntu wabigushizemo? Oya, ntago ari umuntu wigushiramo. Ni ibintu nakuze nkunda. Akenshi ukasanga iyo mfashe phone kuri abana bakinisha phone, njye nyifata wenda siramo ama application ya piano, gitari. Nkunda umuziki bityo nyine. Wow, reka twakire Nadia ubundi atunyuza akarimbo kamwe, and then we'll be back as soon with her. I am a shotgun, need a
future. Yanganira ibyanjye bidasa neza, 'cause we're meant to be together. My formula, my formula, my formula, my formula. Alright, indirimbo yitwa My Formula ni ya Gino Kizgenza and mwabyumvishe, it's a best instrument, it's a best song. Kuba yayiririmbiye, kuba yayicuranze, it's a good thing. Reka wenda tugaruke kuri ku bibazo rusange. Iyo wumvishe wenda uri gucuranga wenda nk'icuranze indirimbo, wumva wenda ari nk'iki, wenda ari nka hazaza hangana hagute, ukavuga wenda mba numva nzaba gutya byagenda gutya na gutya. Urugero rworoshye, urabona Rihanna ni umukobwa nyine utari biri hanze, just ubuzima bwe buri private kandi umuziki niwe wamuzamuye. So rero mba numva nshaka kumenyekana cyangwa kugera ku rwego nk'urwo ariho. So ni ukuvuga ngo Rihanna niwe role model wawe? Uramukunda cyane. Alright, amuhuye mu nzira wenda gutya ukamubona mu nzira we atakumenye, ikintu wakora cya mbere n'iki? Ntabwo ugira umuri, ntabwo pe nyine na I can't believe. Gucuranga watubwiye ko bitangiye ryari? 2021. And now has imyaka 2. Ubona uko bigenda biza nyine hari icyongera birakora kuko nyine utangira ukoraho gusa ko bigera kwiga master nyinshi. Hari abantu bajya bagira ikibazo wenda umuntu akaba azi gucuranga cyangwa se wenda akaba wenda bikunda, ariko still kugira ngo yiyumvemo iyo mpano ayisobanukirwe ugasanga biramugoye. Ni ikihe kintu cyatumye uvuga ati wasanga uko biri kose mfite impano? Ni ikihe kintu cyaguteye? Ni mama. We yarabibonye byageze bite? Ni mama yarabibonye arambwira ati ariko ibyo bintu ushatse undi wabibonye yari prefe kuko twe turi muri classe, noneho ntangira kumva melody ndaririmba, hama umwarimu aransora nyine numva no kuderanja, ngeze hanze nkutanye na prefe ambaza icyo nazize, nyine ahita amenya ko ari ibyo, no ku ishuri habaye ikirori ahita ansabira mu mwanya ndirimba no ku cyumweru kugira ngo nanjye kumenyera byanze. Ubu ngubu Villa Nadia ni umuntu ushobora kujya muri audience akaba yaririmbira abantu cyangwa akabacurangira? Waratinyutse? Alright, turacyari kumwe na Nadia anyhow, and then reka dushyiremo akandi kantu ubundi turaje asana. My Valentine, it's a song and she's Nadia. So Nadia, dukomeje wenda ni cyo kintu mu busanzwe kijya guca intege wenda urumva ni talent ni iki, ariko still ko umuntu abayeho hari ikintu wenda bahura nacyo kikamuca intege bikagenda gute? Ni cyo kintu kijya kiguca intege iyo wenda bigarutse ku mpano ufite? Urebye nta kintu byambaye kiba cyinshi intege, gusa nyine iyo utekereje inzozi zawe ko ari nyine bitewe n'ubunini bwabyo ugira ubwoba muri wowe. Gusa ntabwo nta muntu urambwira ati ushatse wabivamo, si ibyo just barambwira komeza ukore n'ibindi bizaza. But then noneho ni uwuhe muntu wenda ucuranga gitari Nadia ajya yicara akavuga ati uyu nguyu niwe mfatiraho icyitegererezo ku buryo amukurikira buri kanya? Niyo Bosco na gitari nigana n'umuntu anyereka ati bitangira gutya, nayize mu minsi niyo mahirwe nabonye nyakoresha neza nyine, hama ibindi byose nagiye mbyigira kuri Niyo Bosco kabisa. Ndamushimira cyane, video ziwe ndazireba nyine nkigana.
hari indirimbo ziba zo gucuranga? Yeah. What trying? Okay, then turn on there and then twumva indirimbo ya Nibwo after we come back. Yaje gucuranga ni indirimbo numvishe yayiririmbye muri interview ako ntabwo yigeze ayisohora. Nice. Kandi warukomeye abonora mbi urugendo kandi nawe uragera ese byasezerano ryawe yatinze gusohora ariko urabizi ko byose bishobokera bizera waciwe intege n'iki kandi warukomeye yitwa Villa Nadia mulayikinge umufollowing anyhow and then dukomeze turyo Nadia dukomeje biramutse bibaye ngombwa ko wenda ugera ku nzozi zawe nyine kutekereza nyine inzozi zawe zimeze hanyuma bikavuga ko ukora igikorwa runaka wenda cy'urukundo ariko giturutse ku mpano yawe wakora iki? Ni ukuvuga ngo ufite impano yawe, okay? And then noneho iyo mpano yawe igeze aho washakaga kugera mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'iki hose urahageze, and then hari igikorwa cy'urukundo wakora kijyanye n'impano yawe, wakora iki? Ni byinshi mba numva nakora cyangwa nzakora, gusa nafasha abantu bafite impano bigendanye n'ibyo cyane cyane kuko urubyiruko rwinshi hari igihe nyine ubura opportunity cyangwa se ukajya mu bindi mu by'ukuri atari ibyo ukunze, atari ibyawe kuruta bya bindi byawe wiyumvamo. Byinshi nyine nabikora ngendeye ku muziki. Usanzwe ukurikirana umuziki nyarwanda? Yego cyane. Niwe muhanzi wawe ibihe byose? Biratandukanye. Nkunda Ngabo stile tangiye aririmbamo, gusa umuhanzi mba mbona mu Rwanda urenze ni Bumuntu. Uramukunda? Bibaye ngombwa ko utanga igihembo gutya hagati ya Ngabo na Bumuntu? Bumuntu afite stile irenze nyine afata ibintu sinzi umuziki uri international, ntago nyine abanyarwanda barabyumva cyane kuko dogiye mu muziki ya Afrobeat, gusa bakora umuziki uri international. So then indirimbo ya mbere wacuranze bwa mbere ukumva kari umucuranze uragakunze cyane uratakuka sinzakibagirwa ku buryo nawe wihereje amanota ngo bwa mbere nake karirimbo? Ni ya PC gusa ntabwo nibuka uko yitwa. N'ubu ngubu uracyaza kwicuranga? Nakaba karavuye.
turakosa tukababarirana akabi na keza kaza tukagasangira nubwo iminsi yaba mibi turiyumanganya kugira ngo hatagira uducisha mu ijisho nkunda ukunda akunda ukangukunda muri make jye nawe nkunda ukagukunda nkunda ukunda akunda ukangukunda urukundo rwanjye nawe duhora turi beza duhora turi beza duhora turi beza. Alright, we're at the table talent. We talk talent, but especially the small talent to become a big talent. Tunacyari kumwe na Vira Nadia is a beautiful lady. Mwamubonye mu the following and then we meet her again. Nadia, dusoza bibaye ngombwa ko uba umujyanama w'ubuzima busanzwe. Apana reka turavuga umujyanama w'ubuzima wenda wo kwa muganga cyangwa wenda bibaye ngombwa ko hari umuntu ugira inama y'ubuzima busanzwe nyine wenda yagize ikibazo yagize depression yagize wenda break up relationship araje agusanga arakubwira ati mfite ikibazo runaka ikintu cya mbere mukorera ni iki cya mbere reka tuvuge wenda break up ya breakinze mu rukundo hewe urukundo nyine urumva nduza byinshi cyane gusa nta kintu wamufata umuntu rero wagize break up depends niyo break up cyabaye niba ari we waruvuyemo niba ari we badantinze gusa nyine time will tell birashira urakunda ukababara ariko nyine birashira biraza ibindi bikagenda alright none reka tuvuge wenda Nadia agite mu rukundo ku myaka ye urumva nasoje kwiga segonderi mfatana n'indi masomo ku ruhande urumva nyine ubinyuramo baramuhata cyangwa bijya ubinyuramo nyine imyaka urumva imyaka iraguha hari ikintu kijya kimubabaza cyane mu rukundo ku buryo avuga ati ikintu cyarambangamiye wenda umupatina yagikoze ni nk'iki kutaguha umwanya ukeneye time ariko abantu bose bakenera time kuko nyine niho wumva ubohotse just ukamenya n'umuntu cyane biramutse bibaye ngombwa noneho kugira amafaranga runaka ushora mu muziki cyangwa se muri talent yawe washora ngaho ashoboka afite yose vuga ati wenda miliyoni zingahe aya ngaya niyo yanyura avuga ati talent yanjye igiye kujya mu buryo kuri njye ku giti cyawe ku giti cyawe amafaranga se ariko mbese ntabwo nzi amafaranga gusa yo nawe mfite yose ku muziki kabisa byavamo noneho reka wenda tugire abantu wenda bafite talent cyangwa se wenda bari hariya wenda bategereje kubona ngo wenda nzabona ubufasha buzagenda gutya ariko still afite talent ni ikihe kintu wenda wamugira gishobora kumukomeza wenda nk'icyagukomeza wenda kugira ngo ugire consistency kugira ngo ukomeze ugume mu bintu ibintu bijyanye n'umuziki bisaba kwihangana ikindi nagiramo abantu bafite talent cyane na music urasenga gusenga kuko nyine iyo usenze Imana iguha imbaraga zo kwihangana kunyurwa n'udutoya ufite hama wasenga unizeye bya bindi byose wifuza okay, then turimo gusoza we are on the end and then tuye kumva two kinds of songs aducurangire ubundi dusoza we are with her. She's beautiful, she's talented, she's good, she's young. I'm the man and you are the reason why. Open sesame,
lead me to your treasure. I go tell you shagarira. I want you in that. Urushimi mirudera mwishana. Nakuherekeza. Niwiziganda kikiriza. Now put your favorite music. The one that make me lose it. No, we don't need control. So baby, lock the door. And me, and me, and me. One day you meet her. You were so sweet. And me, and me, and me. One day you meet her. You were so sweet. Be a visit to your magical spot. Six to the night like an endless fire. Feel your body all night. Feel your body all Right. night. I want you. Oh baby, you know I need you. This love, this love, this love, this love. Be a visit to your magical spot. Six to the night like an endless fire. Feel your body all night. Right. She's good, she's good. The last song. Hari indirimbo igezweho ubu ngubu abantu baharaye uzi gucuranga? Iriya ya Bruce Melody. Food de toi? Yeah, food. Alright, reka twumve Food de toi and then we end our interview. Bigenda. Yitwa Nadia, yitwa Villa. Umukobwa mwiza cyane. Mwakoze kudukurikira, gira icyo ugira abantu. Abantu rero ndababwira ko bakurikirana ibi bikorwa by'abantu ba muzika cyangwa se interview. Cyane cyane platform. The table. Yeah, the table. Kuko nkunze kuyireba nyine. Navuga ati Thank you very much. One time you will shine. Kabisa mbona biri zagera kure kandi na courage. Nakoze. Hama ikintu n'abantu ufasha abantu. Alright. Turababaye. Aya muzika y'ibi. Sometimes umva nk'ukunze ikintu ntukigeraho byihuse. Okay, urugero rwiza amafaranga. Ufite amafaranga make. Urumva ikirigizwe no kubona ndi ya rero umuntu wawe ufite more opportunity. Give the music, so I need some opportunity. And then some herbs, either money you can send. Yeah. She's beautiful to pray, she's beautiful to sing anyhow. And then see you then, see you there.